Haleluya, haleluya. Twongere turamukanye. Haleluya bene data. Amen. Amazina yanjye kwa Betty Nyiramukiza. Nkuko mubizi ko baherutse gukora mutation, nanjye nisanga hano. Nayoboraga ku Muhima, hanyuma banyohereza hano muri Remera. Hano mpamaze ibyumweru 2. Mba hano mu mudugudu w'Ikinyarwanda, ariko nkanayobora no mudugudu w'Icyongereza. Uba hano nejejwe n'Imana impaye kano kanya. Mfite abana 3 n'umugabo. Ndumva Imana yampamagaye ariyo yabahamagaye. Iyi korali yitwa Ngukira Esareli. Ntago ndazimenya, ariko nzagenda zimenya. Ntabwo turi buganire igihe kinini. Narizi yuko ndi buzinduke, ariko kubera amavugurura ari kuba, hari imirimo yindi narindi gukora. Rero nimugire ngo ni kwakunda bavuga butumwa baza bacererewe, mumbabarire rwose, imirimo yari myinshi. Amen. Haleluya. Yesu intare yo mu muryango wa Yuda, turakwemera, ni wowe ufite urufunguzo rw'ibizaba kuri buri wese. Turakwemera, wowe ukinga ntihagire ukingura, wakingura ntihagire ukinga. Yesu we, wowe uvuga ijambo rimwe tukabaho. Turakwemera, dushonje cyangwa duhaze, mu bukire cyangwa mu bukene, mwami wanjye turakwemera. Haleluya. Uriho, uzahoraho, icyubahiro ni cyawe iteka, ubwami buzahora ku bitugu byawe. Iye, icyubahiro kizaba cyawe iteka, izina ryawe rizahora hejuru gusa. Nta mana iriho, nta n'izaboneka yabana nawe izakora ibyo ukora byose. Ye, natwe turakwemera. Niba hari umuririmbyi turirimba naze hano afashe, niba hari uririmba muri Jehova yiri. Ndahamya neza ko tutibeshe, kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera. Ibendera ryawe rizahora rizamuwe muri twebwe. Isezerano nawe, isezerano ko tutazamureka. Yesu we, turakwemera. Witegereje abanyagiputa maze urabatungura, urabitegereza bacikamo igikuba, urongera urabahindukirira ukura inziga ku magare yabo. Wageraga Abisirayeli ubakura mu maboko ya Farawo, wabambukije ya nyanja itukura, ukunerekera uri Imana itabeshya. Turakwemera, 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 Turagushima mwami Yesu, turakwemera, tubyaye cyangwa tutabyaye, turakwemera, waduhaye umugisha Yesu, turakwemera, utubabarira ibyaha. turakwemera, 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 turakwemera.
Amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Aba bantu mubakomera amashyi, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Wa mukwe muhire we, tugutegerezanyije amatsiko menshi cyane, kandi ni ngombwa tubitse amabanga menshi cyane. Mu by'ukuri ntabwo tuzi igihe uzazira, icyakora Yesu nuza tuzasa nawe, twebwe abakiriho dufite ibyo byiringiro, n'abapfuye bizeye barabifite. Mwambare neza tumusanganire, araje umukwe araje, araje. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo ambara neza, umukwe ageze hafi. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Haleluya! munyemerere mwikirize. Haleluya! Oh haleluya! Dufite Imana itari bayari, Imana yaduhamagaye, izatujyana, izatugezayo. Ntabwo tuzayoba inzira, tuzagerayo. Ntabwo tuzayoba inzira, oya, ntabwo tuzayoba inzira, tuzagerayo. Nanjye reka mbabwire uko nayibonye. N'Imana igira impuhwe, igira ibambe, ariko hari igihe ibyago byinjira. Byose biva mu rukundo rwayo, nibwo bumana bwayo, nibwo bumana. Nanjye reka mbabwire uko nayibonye. N'Imana ishira ikuzimu kandi igakurayo. N'Imana igira icyo ikora ikagikomeza. Ishobora kukubabaza yewe kandi nakwemera, nibwo bumana bwayo. Imana ibaha umugisha. Reka tuganire, nimunyihanganire tuganire. Tugiye kuganira ijambo riri muri Zaburi 11 umurongo wa 3. Nkunda kuririmbira Imana kuko nasanze no mu ijuru tuzaririmba. Kubwiriza byo bizahagarara, guhanura nitugerayo bihagarare, ariko kuririmba turirimbe kuko n'Imana Data izaturirimbira. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko Mana uhabwe icyubahiro, Mana uhabwe icyubahiro. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, ndebye imirimo y'intoki zawe, mpita nkuramburira amaboko. Mwese mwirebe twaziyaho, imigisha yose twayikuye hano, tuyihe icyubahiro. Twaziyaho ntihagire umbesha, ni Yesu watugiriye ubuntu. Dawidi arabyibuka, yibuka ari mu ishyamba, yibuka aragiye intama, yibuka yarapfanye amasezerano. Harangije aravuga ngo abifuza ko nsinda nk'uko bikwiriye nibavuze impundu bishimye. Niba ushaka ko Imana ikugirira neza, tangira witoze kuvuza impundu. Tangira ubikure hahandi wabizirikiye, ahubwo utangire ubigenderemo. Uvuge ngo ndabizi ko Imana izangirira neza, ndabizi ko Imana izantabara, ndabizi ko Imana izangiza. Reka kubyumva nk'ibyo muri Isirayeli, ahubwo ubizane hafi. Imana ibaha umugisha. Ijambo riravuze ngo Zaburi igice cya 11 umurongo wa 3. Niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Ngira ijambo tugiye kuganira. Turaganira n'irindi riri hano mu byakozwe n'intumwa ibice 28.
27 na 28 igice cyose uraza kuhasoma. Dawidi, munyihanganire sindi buvuge ibintu byinshi cyane ko ari nabwo bwa mbere mpagaze hano muri runo rusengero. Naherukaga kuza kwigisha hano muri 2019 na 18 hariya muri rwa rusengero. Ndashimira Imana inyemereye kuza hano uyu munsi. Dawidi aravuga ngo niba ifatiro z'umukiranutsi zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Dawidi wavuze aya magambo yari umwami, yari umuntu ukomeye, yari afite inshuti, yari afite amafaranga, yari afite ubuzima bwiza, ariko aratekereza aravuga ati ibi bintu byose niringiye biramutse bisenyutse nakora iki? Abona igisubizo kivuga ngo igihe ifatiro zizasenyuka umukiranutsi niyizere, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Nanezerewe kubona Pasiteri Jonathan Mushumba, turagukunda cyane rwose. Ntituzabivuga utakiriho, reka tubivuga ukiriho. Turagukunda, Imana yaguhamagaye, turashimiye. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha. Urebye ingendo aba yakoze, akorera Imana atitangiriye. Dawidi rero ndi kubabwira yari yarakoreye Imana. Amina, agendana n'Imana. Mujye mumbabarira nuko mfashwa. Nigeze ntungura umuntu mbona arimo asinzira hari Nyagatare. Ndavuga nise kusinzira mu materaniro. Ati reka wanagewe niko mfashwa. Fashwa sinziriye. Mwebwe mufashwa muti? Murasinzira, murareba. Uko ufashwa uko ariko kose upfa gufashwa mu nzu y'Imana. Amen. Dawidi aravuga ngo niba ifatiro z'umukiranutsi zisenyutse, umukiranutsi yakora iki? Kwizera kwamubeshaho. Kwizera ni siyanse yo kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Niba umuntu agenda agatongera ari umurozi akizera ko bigufata, nawe tongera amaraso ya Yesu wizere kuzabaho. Kubera icyo abarozi baturusha kwizera. Bibiliya ivuga ngo kwizera ni ukumenya. Banza wakire ko ari ubumenyi. Kwizera ni ubumenyi. Muvuge ngo amena. Bwo kumenya ibyiringirwa. Ibyiringirwa ni ibiki? Udashidikanya ko bitazasohora. Uwize agronomi aba afite ubumenyi bw'uko yize iki? Agronomi. Uwize kubaga amagufa aba afite ubwo bumenyi. Uwize iby'ubutaka aba bufite. N'uwize kwizera nawe afite ubwo bumenyi. Nimwakire kwizera. Nimwakire kwizera nk'ubumenyi. Mureke kubifata nk'ibintu byoroshye. Kwizera ni ubumenyi. Ni ukumenya ibyiringirwa. Niba abantu bagenda bakaroga, wasengera umuntu kumva injangwe iraririra mu nda, ubwo urumva wataba yiringiye ibintu bye. Kwizera rero natwe iyo dufite ubwo bumenyi nta kindi kibukura usibye kwizera Imana, ugasengera uwo murwayi agakira. Mwongere kwizera nk'ubumenyi. Dawidi yaragufite. Aravuga ngo ndashaka kwihuta cyane. Aravuga ngo niba ifatiro zishe, umukiranutsi yakora iki? Reka mbabwire ifatiro 7 abantu bubakaho ariko zigasenyuka. Urufatiro rwa mbere ni urw'ubwiza. Turababona beza we, ntimujya mubibona mwera? Ukabona ngo hari n'abitwa ngo abasireyi queen. Asireyi queen bo murabazi. Babandi nyine beza bifotoza, habambaye ubusa bagashira ku Facebook, kuri Instagram, ngo ni beza. Ariko reka mbabwire, bari abantu beza basireyi queen iyo bashaje bwa bwiza buba bukigaragara.
iyo akoze impanuka ubwo bwiza hari ububona. Urwo ni urufatiro rw'ubwiza n'ibyiza, ariko rurasenyuka. Urufatiro rwa kabiri ni ubutunzi. Abana ni ubutunzi, amashuri ni ubutunzi, amafaranga ni ubutunzi, ariko izo ni ifatiro zisenyuka. Dawidi ibi byose yari abifite, arangije aravuga ngo ibi byose nibisenyuka umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Amen. Urufatiro twifashishije Imigani 27:1 haravuga ngo ubutunzi ni bwiza, ngo ariko bujya butera amababa ukaguruka. Tugeze ku rufatiro rwa gatatu rwitwa amasezerano, promesse des hommes. Umuntu ashobora kugukunda yarangiza akaguha inka, akakubwira ati nguhaye inka, kubera ko ari umuntu bakamunyaga inka ntabakiyiguhaye. Ariko amasezerano twahawe n'Imana izayasohoza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ndinde ijambo kugira ngo ndisohoze. Tuzamure dutya topaini kidesayi, tugire gutya. Bizima n'abakuru bihora bivuga ngo urera amasezerano twahawe n'Imana azasohora. Imana ibaha umugisha. Urufatiro rwa kane ni ubucuti, friendship. Ubucuti, iyo umuntu afite inshuti inakomeye aba yumva kabisa ariho. Ariko uru rufatiro ni rwiza, ariko rujya rusenyuka. Ubucuti bujya busenyuka, umuntu akaba ari inshuti yawe agapfa ukamubura. Reka mbaho urugero, njye nari mfite data unkunda wihagije, nzi ko ibintu byose bizavamo, ariko igihe kiragera ndamubura, birarangira. Ariko urufatiro rwa Kristo rugumaho. Ubucuti burasenyuka, ariko urufatiro rwa Kristo ntabwo rujya rusenyuka. Amen. Urufatiro rwa gatanu ni ejo hazaza. Ejo hazaza. Ubu twese turi hano, urebye ibyifuzo twazanye, turashaka ejo hazaza heza. Turashaka amazu, amafamu, ibintu bikomeye. Si byo dushaka se? Turabiharanira. Ariko Dawidi yavuze ijambo, aravuga ngo nubwo turebye mu Migani 27 ngo ntukiratane iby'ejo, kuko utazi icyo buzacyana. Ntukiratane iby'ejo. Iby'ejo ni ya mafaranga, ni bya bintu wari ushaka, ni byiza, bigerageze, ariko wubake no ku rufatiro ari rwo Kristo. Imana ibaha umugisha. Urufatiro rwa gatandatu ni urufatiro rw'ubuzima. Yakobo 4:4 yaravuga ngo umuntu ameze nk'igicu cyeyuka. Umuntu uyu munsi abariho, hari abo twajyaga twumva ngo ba Mobutu Sese Seko bagize ubuzima bwiza, bagira amadolari. Mobutu ategeka ko abantu bamusenga, ategeka ko mbere yuko banasenga bamuririmba, ariko yapfuye ashyinguwe n'abantu bakeya. Ibyo yari yubatseho byarasenyutse. Imfatiro ni nyinshi, ariko urufatiro ni rumwe, ni Kristo Yesu. Urufatiro rwa karindwi ni urufatiro rw'icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo muri Zaburi 49:20 ngo umuntu ni nk'inyamaswa zipfa, igihe icyubahiro kirangiye, amafaranga ashize, Yesu asigara ari we munyacyubahiro. Imana ibaha umugisha. Ifatiro zarasenyutse. Impamvu zasenyutse nuko nyine zisenyuka. Ni ifatiro 7 z'ubuzima abantu bubakaho, ariko zisenyuka. Ifatiro ni 7 cyangwa ziranarenga, ariko urufatiro ni rumwe, ni Kristo Yesu. Amen. Mureke twubake kuri urwo rufatiro rutanyeganyega. Imana ibaha umugisha. Hari umugabo wari umunyacyubahiro witwaga Alexandre Rogra. Uwo mugabo yayoboye Ubugiriki. Yari afite amafaranga menshi, yari azi kurwana cyane, ariko ngo igihe kiragera, hari undi mugabo wajyaga yicurira ibyuma witwaga Diogene. Ngo hanyuma rero Alexandre aza gucaho, abaturage baramubwira bati uragumya kuvuza ibyo byuma, uhonda ibyo byuma, uzi ko umwami agiye kunyura hano. Uwo mugabo aravuga ati se uwo muntu utuma ntishakira ibirayi by'abana ninde? Baramubwira bati umwami agiye kunyura hano. Yari umugabo ngo w'igihangane,
umugabo ngo ufite ubutunzi. Ku bantu basoma amateka, Alexandre yari igihangange yayoboye Ubugiriki igihe kinini, ariko ngo yaje kurwara, arwaye yicwa na malariya. Ajya gupfa avuga ibintu bitatu bazamukorera. Aravuga ati umunsi napfuye, abadokiteri bazaba bakomeye cyane muri icyo gihe, bazaba aribo baterura umurambo wanjye bawushyire mu mvu. Avuga icya kabiri, aravuga ati amafaranga yanjye, amazahabu n'ibindi, abantu bazayafate bagende bayanyanyagiza mu nzira guturuka aho ntuye kugera ku irimbi. Avuga icya gatatu, ndimo ndasoza, aravuga ati umunsi ngiye gupfa muzambarize isanduku, nimurangiza musiga ahantu amaboko azajya agenda nanaba hanze. Baramubaza bati ibyo uvuze ubitewe n'iki? Arababwira ngo igituma mvuze ngo amaboko azajya agenda ananaba hanze ngo ni ukugira ngo bimenyekane ko nta kintu nazanye mu isi, nta n'icyo nyikuyemo. Ari ubutunzi, ari ubwenge, ari ubwo buhanga. Ati dore ndapfuye, nishwe na malariya, bagiye kunshingura nta kintu njyanye. Icya kabiri, aravuga ati impamvu muzagenda munyanyagiza amafaranga n'amazahabu mu nzira aho nzanyura ni ukugira ngo bigaragare ko amafaranga nta gaciro afite imbere y'urupfu, nta n'agaciro afite imbere y'Imana. Aravuga ati aba badokiteri bazaterura umurambo wanjye baba specialiste ni ukugira ngo bimenyekane ko amashuri, icyubahiro, ibintu byose nta kintu bimaze usibye kubaha Imana. Uyu yari umuhanga cyane. Bene data, ndimo ndegereza umusozo w'iri jambo, ariko ari igihe abantu bibesha ko bagifite igihe. Abantu bakavuga bati reka tugerageze, ejo hari ukundi bizagenda. Ariko ndagira ngo nkubwire, wubake ku rufatiro ari rwo Kristo, kuko izindi fatiro zose zizasenyuka. Imfatiro z'isi zaranyeganyeze, ariko urufatiro rw'Imana ntabwo rwanyeganyeze. Imana ibaha umugisha. Nta mpamvu yo gutinda, nababwira indi jambo rivuga Pawulo ari mu nyanja. Ngo Pawulo arimo agenda, umuyaga uba mwinshi, haza umuyaga witwaga ruhuma, ngo uwo muyaga ukajya uturutse imbere ugaturuka n'inyuma n'impande, ngo bariheba bibwira ko bagiye gupfa. Ku basomyi ba Bibiliya, muri iki gice cya 27 cy'ibyakozwe n'intumwa, nirwo rugendo rwa gatatu Pawulo yakoze rw'ivugabutumwa. Ngo barangije umuyaga ubaye mwinshi, umuyaga nubwo wabaye mwinshi, Imana ibahagararaho. Imana nishimwe. Ngo umuyaga urabahuha, Pawulo yihebye ari kumwe na bagenzi be, abona bagiye gupfa. Ngo marayika w'Imana aramusura, aramubwira ngo witinya Pawulo, kuko uzahagarara i Yerusalemu, kandi nabo muri kumwe mwese nta kintu muzaba. Muvuge ngo amena. Icyakora inkugi izagira gute? Izameneka, ariko mwese ntacyo muzaba. Iyi nkugi yari irimo abantu 272. Harimo abacuruzi bagiye gucuruza i Roma, harimo abanyururu, harimo nyir'ubwato, harimo imbohe, harimo abasirikare na komanda wari ujyanye abo banyururu. Pawulo umugaragu w'Imana, muvuge ngo amena, arababwira ati nimuhumure, marayika yasanze arambwira ngo mwese nimutinye, nubwo inkugi zameneka ariko mwebwe muzarokoka. Duha Imana icyubahiro igiduha kumva ijwi, ikavuga ngo nubwo bikomeye uzarokoka, nubwo baroga bakaguruka, kuko Imana yakurinze uzarokoka. Muvuge ngo amena. Pawulo abibwira bagenzi be, ngo muri ako kanya haza undi muyaga witwa urakuro, ngo noneho urabahuha wowe baturukaga imbere,
ngo ugahita ubirukankana ukabageza iriya ukabasubiza inyuma. Uyu muyaga nawo wari mubi, twagiye twumva imiyaga za tsunami n'ibindi, ariko iyi miyaga ibiri urakura na ruhuhuma yari ikomeye. Nawe iyi miyaga wahuye nayo, umuyaga ugusubiza inyuma, umuyaga ukubuza gutera imbere, umuyaga uhora uguteza ubushomeri, umuyaga utuma uhora urwaye. Ariko Pawulo arahagarara haravuga ati Uwiteka arambwiye ngo mwese muzarokoka. Nimwakira ijambo ry'Imana, muzarokoke mu izina rya Yesu. Iyi miyaga muzayirokoke. Ubundi imvugo y'Imana ingana no gukora kwayo. Niba Imana ikubwiye ngo uzarokoka, bingana no kukurokora tayari. Nta kindi kintu uburindiriye ujye ubyizera. Imana ibampera umugisha. Pawulo ngo inkugi imaze kumeneka yashinze umunwa ku butaka bwo hasi, ngo Pawulo ahita ababwira ati noneho abazi koga nimufate utubaho mwirohe mu mazi abahanga mu koga, mutangire mwoge muhumure, Imana yavuze ko ibarinda. Abatazi koga nimufate agace k'akabaho mukogereho murageraho mujya. Imana nta kabaho yaguhaye wowe ukakogeraho ukaba ukiri muzima? Dushimira Imana yaduhaye akabaho tukaba tutarapfuye. Nimuhaguruke dusenge. Hari akabaho Imana yagiye iguha, hari ibintu wanyuzemo byari buguhitane ariko uracyariho. Ufite ubwoba bw'iki? Ibyo Imana yavuze izabisohoza hatavuyemo na kimwe. Reka mbabwire bene data, mwitonde cyane, iminsi turimo irakomeye. Uzabona abantu bazabwiriza bakore no ku marangamutima y'abantu. Hari abazakubwiriza urire uwere, ariko mwirinde, kuko ubwami bw'Imana buratwegereye. Ahubwo buri wese amenye kubana n'Imana mu mutima we, amenye kubaka ku rufatiro ari rwo Kristo. Imana ibaha umugisha. Nyemerera ngo usengere. Hari igihe uri waje uvuga utari ku nanjye nabona akabaho, nanjye Imana yangirira gutya, nanjye Imana yanyiza. Hatopayini kidesayini, Imana yambwiye sengera iteraniro n'umuntu waje gusenga afite kwizera ngo Imana ikemuye ibibazo bye. Kandi ikintu nkundira Imana ni uko igikurikirana ijambo ikarisohoza. Ntabwo Imana ari intambira kibi, uko wayije imbere niko iri bugusubize, kandi yitegereza neza mu mutima, ntabwo igibeshwa. Mana Data wa twese uri mu ijuru, imitima yacu irakwizeye, imitima yacu irakunezererewe. Nta yindi Mana imeze nkawe. Duhagaritse imbaraga z'abarozi, duhagaritse imbaraga z'abarangi, duhagaritse imbaraga z'abadayimoni, duhagaritse imiyaga y'uburyo bwinshi. Minito payini kidesayini, dufashamira imbaraga zaje kurwanyira iteraniro, dufashamira imiyaga y'abarangi yaje kunaniza abakozi b'Imana. Twirukanye imyuka mibi. Tupayini kidesayini, turayirukanye. Zitopaya nitopayini kidesayini. Dushingiye ku cy'Imana yavuze, watubwiye ko ntacyo tuzaba, twese tuzarokoka muri iyi nyanja. Iri torero ry'Iremera rirokore, aba baje gusenga uyu munsi barokore. Iri teraniro rihimbaraga, iri teraniro risubiriza ibyifuzo, iri teraniro ritopaya kidre, nirindi imitego iri imbere yabo mu izina rya Yesu. Abadafite akazi ukabahe, aba basohora mu mazu bagirire neza, ababuze kivurira ubarengere, abarwaye indwara zidakira ni wowe muganga w'abaganga. Minitopaya, tuzamuye amaboko, twakiriye imbaraga zivuye hera mu ijuru. Ibyo ni isezerano. Hatopayini kidesayini, waravuze ngo bwoko bwawe nibuterana uzurura ukubane nabo. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Niba mwemera ko ku bwa Aburahamu igitambo cyabonetse, reba umuntu mwegeranye ntumukoreho, umubwire ngo ahavuye iriya ntama ku bwa Aburahamu niyica umwana we hazava igisubizo cy'ibyawe. Mubwire ngo ahavuye iriya ntama n'igisubizo cyawe uragitahana, kuko Imana si intambira kibi.
rito paya, ahavuye iriya ntama. Niba twemera ko iriya ntama yabonetse, tukemera ko yabonetse bikomeye, niho hagiye kuva n'igisubizo cy'ibyo waje gusengera. Niho hagiye kuva igisubizo cy'abarozi bahora bakuroga. Niho hagiye kuva igisubizo cy'ukuntu wari ukuramo inda. Niho hagiye kuva igisubizo cy'ubushomeri umaranye igihe. Ahavuye iriya ntama, mubwire ngo ahavuye iriya ntama harava n'igisubizo cyawe. Amen.